kubana na Yesu iteka mwijuru bidutera umunezero bikatwishimisha mwisi ndumushyitsi sinza. Mwese rero reka tubasuze cyane abakurikiye ibiganiro byacu aho mudukurikiye hose muri ikaze rero mu biganiro byacu by'uyu munsi. Gusa uyu munsi ni inkuru ibabaje cyane ariko nukuri tukaba dushimye Imana ko kugeza aya masaha dukora iki kiganiro nta nkuru mbi yuko wari waguye muri iyi mpanuka yari yasohoka, kandi dusabe n'Imana ikomeze irinde abakomerekeye muri iyi mpanuka kugira ikomeze barinde nabo bavemo ari bazima. Ni inkuru yaje kare muri iki gitondo cyo kwa 21 Gashyantare, aho mu masaha ya saa 12:40 nashyira saa moya za mu gitondo imodoka yari ipakiye imbaho, ikamyoneti rwose yari iturutse mu karere ka Rusizi yerekeza mu mujyi wa Kigali, yaje kugonga imodoka ya minibisi yari iri mu cyapa iri gushyiramo abana, isanga aho yari iparitse iri gushyiramo abana, maze irayigonga ijya kuyihoberanya n'ibiti. Ku bw'amahirwe abantu batabara nta wari wagwa muri iyi mpanuka. Byose uko byagenze ni inkuru ihera mu karere ka Rusizi, aho iyi modoka yakoze impanuka. Yari itwaye imbaho yagurutse kuwa 20 Gashyantare n'ubundi, aho yagurutse mu karere ka Rusizi mu masaha ajya gushira amasaa 6, aho yari izanye izi mbaho mu mujyi wa Kigali. Yari itwawe n'umushoferi Manirareba Hasani. Iyo modoka kandi yari ifite plaque ya RAH 156R, niyo yaje kugonga iyi modoka ya minibisi yari itwaye abana ibajyanye ku ishuri. Ubwo umugoroba wageraga bari bageze mu karere ka Kamonyi, iyi modoka yari ipakiye imbaho, maze umushoferi bivugwa ko abo bari gucommunicatinga yarazaniye imbaho nabo yarazipakiye, baje kumuhamagara ntaze kwitaba telefone cyane, ariko bikaza kumenyekana ko yaraye ku mukobwa usanzwe ari inshuti ye, bafitanye undi mubano wihariye hano mu karere ka Kamonyi n'ubundi. Mu kuharara nibwo yaje kuzinduka mu gitondo, ariko ikintu cyabaye gikomeye cyane ateye umujinya n'abantu ku buryo bamwe bashatse no kuba bakwihora, gusa inzego z'umutekano zari zamaze kuhagera maze baratabara, dore ko umushoferi avuyemo ari muzima n'abandi bari muri no modoka nabo bavuyemo ari bazima, cyane ko byose ubwo byabaga byatewe n'ubusinzi bukabije. Iyi mpanuka ubwo yari kimara kuba, bamwe mu bari bahari hari byinshi cyane badutangarije ku bijyanye n'uko iyi mpanuka yagenze. Urabona njyewe ntuyano hejuru y'uyu muhanda muri runo rutoki nyine, Yego, narinze ku muhanda nje gufata agafunguzo umumotari akanzaniye. Nimara gufata agafunguzo nambutse umuhanda, hariho aho umumotari yari ahagaze, niho hari haparitse ako gahiyasi gapakiye kari gupakira abanyeshuri. Hari hamaze kugeramo abana 13. Yego, shoferi yaravuyemo arimo aricaza abana inyuma mu ntebe neza.
ino modoka bakunda kwita ngo ni ibiyutongo y'ibinyacyangwe bikunda kuza bipakiye imbaho zino z'abashinwa nyine. yego izi modoka z'abashinwa yaturutse hano mu nkoto, amaze kuva mu nkoto yego kubera ibitotsi no kuba yasinze, ava mu mukono yari arimo asanga iyi hiyasi mu cyapa aho yari iri gupakirira abanyeshuri. yego niko gukubita iyo modoka yari yasigenda yisunika paka muri rino shyamba muri kubona. nuko byagenze, nje byabaye mbireba, ariko turimo twabonye abana bari bukomereke ku buryo bukabije, ari abana bagera muri 4. yego abandi yego bose bisa nkaho babajyanye kwa muganga, ariko 4 nibo bari buze kwangirikaho bikabije. hari bamwe mu bantu bari barahanga bavuze ko ushobora kuba ngo ari ubusinzi bukabije ku buryo uyu mushoferi yaranyweyemo inzoga nyinshi. wowe wari uhari, byagenze gute? umushoferi se bo ko yagaragaye bamwe ngo avuye mu modoka afite inzoga, bimeze bite? yenda wowe niba wabibonye neza. oya niko kuri yavuyemo yigamba, yari afite n'icupa, ubona ko nyine yego yari yasinze n'umunaniro w'ibitotsi byose. guta umukono none ugasohokana n'icupa mu modoka nabwo ni ikibazo. urumva ni ibintu byumvikana, nawe ubwe bimugaragaraho cyane. Nguko byagenze. urakoze cyane. ahantu ubundi busanzwe hasanzwe habera impanuka cyangwa ni ibintu bibaye nk'ibi ngibi bitunguranye? ahantu n'ubundi njye ndahaturiye. mbese urabona ni ahantu heza, hanarambitse, hanisanzuye. hararambitse n'ibyo, ariko muri amezi abiri ashize nk'aherutse gupfira umumotari agonzwe n'imodoka. umumotari aherutse kugonga umuntu nawe arapfa gutyo. ese ntabwo tuzi iby'ahantu uko bimeze. yego nuko bimeze. urakoze cyane. cyamakoze biba bibaye. tuzahorana niho nza kumenya nk'ukunzi mukiza, niratira imbere yawe ko uyu mushoferi wari wanyweye inzoga zizwi nk'ibyuma, yari afitemo n'ikarito yazo muri iyo modoka mbere yari atwaye, yagendaga anazinywa, dore ko bivugwa ko ubwo polisi yahageraga bamufashe ibipimo, dore ko anasohoka mu modoka akimara gukora agisida, akimara kugonga iyi modoka abanyeshuri, abana bamwe bakivirana ku bikomere, abandi bari kurira batabaza, abandi bari gukuramo abakomeretse, abandi banashyira abandi muri ambulance. uyu mushoferi we yavuye mu modoka afite icupa ry'icyuma cyangwa se zino nzoga twuzi nk'ibyuma, ayifite mu ntoki. polisi ubwo aza kumupima iva ko yamusanzemo igipimo kigera kuri 400 nk'uko abari bahari babitubwiye, gusa ntabwo twabashije kumenya neza nyirizina uko icyo gipimo byagenze. twebwe ubwo twagerageje gukurikirana amakuru agiye atandukanye y'uko byagenze, ariko bakaba n'abakomerekeye muri iyi mpanuka bagiye ku ishuri, kandi mu by'ukuri bagerageje gutabara, ariko abakomeretse cyane bagera kuri 4 mu bana 13 bari bahari. hakaba umushoferi wari utwaye imodoka, we kuba yasimbutse uru rupfu ni ikintu gitangaje cyane, kwa kundi Imana ibikifiteho umugambi, dore ko ubwo we yaramaze guparika imodoka agiye gufasha abandi bana kwinjira mu modoka, nibwo iki gikamyo cyaturutse muri uyu muhanda umanuka werekeza muri aka gasantere n'ubundi ko mu nkoto winjira za Bishenyi, igeze hano hazwi nko ku gashyamba ka kabiri. akenshi hari igihe hakunda kuba hahagaze n'abapolisi, ariko hari hakiri mu gitondo ntabwo abapolisi bari bakahageze cyangwa se bari bahari. kuri iyi nshuro iyi modoka iza kuza ihita igonga umushoferi, we yari avemo gushyira abana, ariko we imodoka yari imara kugongwa ku kanya, urugi rwahise rucika ruramukubita, akomereka mu mutwe, nawe akaba ari kwitabwaho n'abaganga, maze abasha guhunga. imodoka iragenda itsindagira iyi minibisi mu ishyamba, ariko abantu babasha gutabara. reka twibutse abantu ibi bikurikira ko bibujijwe gutwara wanyweye ibisindisha, birabujijwe kandi gutwara ufite umunaniro ukabije, kubera ko bishobora gutuma usinzira nuko bateza impanuka, kandi bikaba nanone bibujijwe gutwara
ibinyabiziga uzi ko udahagaze neza kugira ngo utaza guteza ibindi bibazo bishobora kuviramo kubura k'ubuzima kw'abantu benshi, kuko kurikije impanuka uko yabereye n'aho yabereye byose bituruka ku businzi uyu mushoferi yari afite bukabije bwatumye asanga imodoka aho yari iri. Umuhanda wari mugari, nta kindi kinyabiziga yakwepaga, nta kindi kintu kiriho, ihita yisanga ahantu mu cyapa hanitaruye inyuma cyane, aho yaje kugongera iyi minibisi yari irimo bano bana. Kubw'amahirwe Imana igakinga akaboko, kandi tubisabe ikomeze inarinde abakomeretse kugira ngo bose baze kuza gukira, kandi dufatikanye gushima Imana ko yatabaye mu buryo nk'ubu bukomeye cyane. Ariko bumwe mu bantu baturiye ahangaha nawe wanaduhamirije muri aya makuru ko ahantu n'ubundi hasanzwe kuva uyu mwaka watangira amezi agiye kuba 3 hamaze gupfira abantu 2. Hari umuzungu wahagongeye umumotari ahita apfa ako kanya, hakaba kandi hari n'undi wahagongeye nanone undi umumotari umugenzi nawe akahita yitaba Imana. Ni inkuru zibabaje cyane, ariko dukomeze tubabwire ngo mukomeze mukomere kandi musengere abana kugira ngo byose bikomeze kugenda neza, baze gukira kandi tubashe guhamya kugira neza kw'Imana. Turabakunda cyane.